Isura ya 87 yitiriwe Uw'ikirenga, yahishuriwe Maka, igizwe n'imirongo 19. Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Singiza izina rya Nyagasani wawe Uw'ikirenga, we waremye akanatunganya buri kintu, akanakigenera gahunda yacyo yose, hanyuma akanayikiyoboramo. Ni nawe umeza ubwatsi mu nzuri, hanyuma akabwumisha bugahindura ibara. Rwose yewe Muhamadi, tuzakwigisha gusoma Korani kandi ntuzibagirwa, kereka ibyo arazashaka, kuko mu by'ukuri azi ibigaragara n'ibitagaragara. Tuzanakorohereza inzira yo gukora ibyiza, bityo ibutsa abantu igihe urwibutso rwabagirira akamaro. Mu by'ukuri hazibuka wa wundi utinya Allah, ariko inkozi y'ibibi izagendera kure y'urwibutso. Uwo niwe uzajya mu muriro uhambaye, aho atazapfa ngo aruhuke cyangwa ngo agiriremo ubuzima bwiza. Mu by'ukuri wa wundi wiyejeje akirinda ibyaha yamaze kubona intsinzi. Wa wundi usingiza izina rya Nyagasani we ndetse akanakora iswala. Ariko mwe mwikundira ubuzima bwo kuri iyi si, nyamara ubwo ku mperuka ari bwo bwiza kurushaho ndetse buzanahoraho. Mu by'ukuri bimusomerwa biri mu byanditswe byo hambere, inyandiko zahishuriwe Iburahimu na Musa.